Melody mu minsi yashize mu ma interview wakoraga wasabye bato uravuga ati ndifuza guhura na The Ben ahantu mu gitaramo. Ntabwo rigeze nyisaba ahubwo numvise babivuga byasabye na manager utubwiye wazimye. Ntabwo yazimye, yaraguye. Byavuzwe na manager waguye kuvuga nukwe nukwitura hasi. Yarambonye takubita ifukamiza imbere ndavuga ni ulala. Kugwa by accident cyangwa yaguye. Maze ikibazo wimbaza iby'urukiko man ntabwo ntabwo bundi ntabwo nsobanukiye ibintu byo kugwa cyane. Okay, yaguye nkuko rakinze Imana yaguye imbere ya The Ben akimubona garuse mu Rwanda akikubona cyangwa yaguye by accident. Yaguye nk'ishuka. Yaguye nkara yapfuye. Jesus. Muyoboke, that goes to you. So, ejo bundi ndabona yarababaye kabisa. Yabajwe n'iki? Uri mu zabukuru kagusha amavi. Ibaza ariko ubundi ukuze. Ubwira ko ukuze utangira kwinanura bikaguduka. Wakitsamura ukarekura no hepfo. Utangira kumva ko umuntu yajegeye. Iyo ruri mu myaka nk'iyi ngo ugomba kwirinda ugatwara neza, harimo na articulation nyine aho amagufwa ahurira. Rero ntabwo ndi kumuvugiraho. Ubutaha ababishinzwe bagiye bareba ukuntu ahantu twari turi niho hamugushije. Uravuze ngo ntabwo yantare yakaba yarinda igisamago yakaba yarinda Muyoboke. Sorry, manager. Igisamago kikimenya. Nkunze ukuntu bitondetse ariko sinjye bivuze. Yego niko nukuvuga ngo igisamago niba kidashobora kugenda cyonyine kigashaka intare kirinda n'urushishi rwa gikanga. Igisamago barinda koko. Melody kubera iki ko mu bahanzi bose dufite Gapfizi kuki ntazi na wiyise rifite aho rihuriye n'inyamaswa z'inkazi? Uko ndi nyama. Ndi omnivore, ndi umuntu. Yego. Ndi nyama rero ntabwo nakita amatungo. Indirimbo Indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Urebizaho ntabwo yigeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivuga ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero Beretse mutandukanyiriza ibintu. Yego. Ntabwo ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya ntabwo interview irarangiye. Twitagiki ndapfuye. Twitagiki ejo bundi tariki ya mbere abakunzi bawe bitege iki? Bundi ni witegereza neza ku cyitwa playlist kuri kwanza mwitege iki? Muzatega amamodoka, batega moto muzitege, mugura inkweto nziza umuntu ashobora kubyiniramo n'izibanduke. Ubundi muze mbereke ikintu cyitwa imiziki. Ibivuga ko aribwo bamwe bagiye kugushyiraho akadomo ugatera ibipfukamizo nk'ibyo manager yateye ejo bundagwa. Abwo babiteye bakaguhikosora. Oya ntabwo bishoboka. Icya kabiri nje nta nubwo mpamya ko nashyira akadomo kuri Ben. Yego. Kubera ko music art ni Imana itanga. Kandi ni umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo nshobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa nanone kubera ko twese twaho mugisha tugahabwa impano. Nkaba mbona iyanjye narayikoresheje cyane kurushiye. Of course kubera ko nicunge neza reka. Ubirebere no mu album, birebere no mu byasohotse, urebe mu bitaramo twakoze, urebe
urebe mu nzira zose no bikombe twatwaye ewana uzabona urwego rw'imiziki nakoze uko iremeye uko ingana nuza muri kiriya gitaramo. Melody ntiwatinye kuvugira imbere mu maso ya The Ben n'isi yose ko ari wowe muhanzi wa mbere? Urega ndi umuntu ariko se uzamenya ryari ko twahawe iby'isi ngo tubiyobore. Ugize ngo iki? Haleluya. Uravuze ngo ibyo bintu wakoresheje amagambo muri conference, twizere ko ejo bundi mu bikorwa uzabishyiraho akadomo bikava mu magambo bikajya mu bikorwa ukagaragaza ko uri umuhanzi wa mbere. Ikiza ikintu nkundira music, umuntu ukora umuziki n'umufana buriya ntitugira amatwasa. Yego. Abahanzi dutekereza cyane cyane kugucreya, ariko abafana bo batekereza mu kwenjoyinga, kwishimira ibyo tuba twadelivarinze. Nishimiye ko iki gitaramo kizabera imbere yabo. Yibaba we. Ariko ndapfuye. Uravuze ngo ejo bundi abafana bazicira impaka. Ewana sibo ba boss bacu se nibo ba boss. Nukuvuga ngo izi mpaka zakomeje kuvugwa n'ibyavuzwe byose n'ibyajujuwe, mushize urubanza imbere y'abagenerwa bikorwa bagiye gushyiraho akadomo. Cyane rwose kubera ko ubundi niba nkora ibintu bugacya mu gitondo abantu bakabyigana. Ubwo performance nzakora kugira ngo bayigane bere basaba umwaka utaha. Jesus Christ. None se bayigana batarayibona? Umuntu uri Kigali utazaya muri iki gitaramo ufite ikibazo gikomeye. Uzabireba. Mu magambo yawe uti ni gute nshyiraho dread bagashyiraho wigi nk'izacita. Uravuze ngo nta kuzunguza umutwe kuzabaho muri performance. Oya yakambara imeze nka casque. Urabona ka kaboro bafungana? Yego. Njye ndi creative man, ngomba kugutamo n'amayide. Ariko ikizaba kituzanya rero n'umuziki, ni imiziki, ibindi n'ugushimisha gususurutsa abantu bacu. Yego. Iby'impaka byo ntekereza ko hariho tuzaba tuzirangirije, dutangira umwaka tumeze neza, kandi mujye mugira aga fair play namwe, umuntu nabarusha mu byemere mu byakire. Ntabwo undi ababaye zeru. Naho bari aho ngaho bahari ariko nyine nukuvuga ngo azaba hari ariko nyiri igihugu cyangwa nyiri u Rwanda uzaba wambaye ikamba. Hari igikombe amarira ikamba, hari ikamba ryanjye ndarigira, indabo zanjye ndazigira, ntacyo nsaba ngewe. Indabo zawe kandi indabo zanjye ntazo nsaba, zirahari, zihari uzishaka warazitaye, ngewe nataye indabo. Nubona ngo complaining indabo zawe gukora zihorana. Nta kintu nsaba, ibintu byose birahari. Icyo nsabwa ni ugushimisha abantu banjye. Bona nicyo mbagomba, nami ntacyo bangomba. Nukuvuga ngo nta ndabo ugomba gusaba nk'iziri gusabwa, wowe indabo zawe urazihorana, urazifite. Ndazifite kabisa, nabo nabaho. Uretse gato babaho. Bivuze ngo mu ndabo ziri gusabwa ushobora no kubahereza kuzaho kufite nyinshi. Ariko babye bazisabye. Kandi barazisabye. Oya ntago ari nge bazisabye. Kandi bavuga ko nawe uri mu bafana cyangwa uri mu bakunzi. Nzaba nagiye gufana hariya. Oya abamwe bazaba bagiye gusaba indabo, wowe uzaba wagiye gutanga indabo.